nzanye message ku bantu bakunda gusenga kubizera mbabwira ngo intambara zose n'imiryango yose mubona ku buzima bwanyu mukabona kwifunze mudafite uburenganzira bwo kuhinjira mukomeze ibyiringiro. Nakubwiye ngo isi nyizaniye message ivuga ngo inzugi zose mubona satani aduteresha ubwoba zegetseho. Ku kwezi kwa 12 kubamo ibikangisho by'umwanzi ndetse no mu yandi mezi yose abamo ibikangisho by'umwanzi. Ariko nzanye itangazo rivuga ngo hegetseho. Umuntu akarwara akajya mu bitaro umwaka wa mbere ugashira undi wa kabiri ugashira yajya abona abafite ubuzima akagira ngo uwo muryango urakinze kubera ko wicaye inyuma yawo. Ariko ndagira ngo mutangarize kuko kwezi kwa 12 Imana y'amahoro ivuganye nanjye. Ni ukwezi kuba kugoye abantu, ni ukwezi kuba kugoye benshi, ariko ndumva magaranye n'imbaraga z'Imana isumba byose ku bantu badukurikira umunsi ku munsi. Ndagusuje dukurikiye n'ibyagaciro komeye cyane kubugarutse ku bana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka dusuze inshuti zacu zitandukanye ziri mu bihugu bigiye bitandukanye. Ushobora kuba uri hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka nkwifurize kugubwa neza, amahoro ya Nyagasani abane nawe. Kuri kamera ndi kumwe na Profete Robert. Prince Robert. Ndoba umeze gute? Ndashima Imana ndumva ameze neza. Bino na amahoro. Kuri Imana ishimwe ko umwaka ugiye gusoza tukiri bazima. Umwaka ugiye gusoza turi bazima. Ariko Roba bajya bavuga ko ngo mu mpera z'umwaka hari ngo haba hari gutangwa ibitambo byinshi. Ariyo mpamvu ngo tubona impanuka nyinshi n'imfu zigiye zitandukanye z'amayobera. Niko bimeze. Ubonye ejo bundi umuntu wagonze abana ntabwo babonye. Oya. Ze kumbwira mbakwereke ari umuntu wagonze abana basanze bivire ku ishuri araburira arabagonga. Usibye n'ibyo ngibyo nyine donc hari igihe kigera muri satani mu isi y'umwuka wabo bagira ibihembwe mu kwezi kwa 6 no mu kwezi kwa 12 no mu kwa 2 bagiramo ibihembwe byo gutangamo ibitambo. Rero ndakunda kubwira abantu iteka ryose nkababwira ngo iyi si dutuye umuntu tayoborwa n'umwuka w'Imana ngayoborwe n'umwuka wa satani kimwe muri ibyo akaba yibereye ari mu cyeragati abi gitambo cy'abayoborwa n'uwo mwuka. Yego kose ngo mu kwa 12 bavuga ngo barimo kwesimi barimo gutanguranwa kugira ngo imihigo biyemeje ngo umwaka uzarangiye bayigejejeho. Ariko abantu nibahumure bazaniye message Imana nziza yampaye ngo mbahe nimuhumure Imana iri kumwe namwe. Uzanye ubutumwa butandukanye n'ubwo. Yego nukuri abantu biringira Imana reka nsubiremo nimuhumure. Roba ubutumwa uzanye bumeze bute? Nzanye message ku bantu bakunda gusenga kubizera mbabwira ngo intambara zose n'imiryango yose mubona ku buzima bwanyu mukabona kwifunze mudafite uburenganzira bwo kuhinjira mukomeze ibyiringiro hegetseho. Hegetseho. Nzanye message ivuga ngo hegetseho. Roba ubuse ngiye kuguha umwanya rero. Yego. Ubundi twinjiye muri iyo message. Nzanye message ivuga ngo hegetseho. Reka tumaze dusome ijambo ry'Imana. Hanyuma mvuga iki Imana ishyize ku mutima wanjye. Yego. Ni ijambo riri muri Mariko. Ibice 8 handitse ngo iki? Ibice 8 umurongo waho wa 26 no 25 aravuze ngo arongera ayishyira ibiganza ku maso iratumbira irakira isigara ireba byose neza. Nuko aramubwira ngo atahe nturushye winjira mu kirorero. Iri jambo ryandikiwe iki cyangwa se ryavugiwe iki? Ni umurimo udasanze Yesu yarakoze awukoreye umuntu wavutse ari impumyi.
Donc abahanga baravuga ngo yari yaravutse ari impumyi ya byose, aveugle total, donc ari impumyi ya byose. Ariko ahuye na Yesu, umuryango wo kutabona Yesu awukuraho. Ubundi Yesu yarapfuye apfa apfiriye itorero, ariko arariteguza, aribwira amagambo akomeye, araribwira ngo mu minsi 3 nzubaka urusengero, nzarusenya rwubake. Hari imirimo 3 yakoreye ikuzimu ikomeye. Ahereye ku munsi wa mbere akimara gupfa, yaramanutse agera ikuzimu aho satani n'abadayimoni baba. Abashakashatsi bavuga ko ari mu ijuru rya kabiri. Agezeyo ahingukira aho bari, haba urupfu, hakaba satani n'umuhanuzi w'ibinyoma. Abo bose mu isi y'imbaraga z'umwuka niho batuye. Arangije akora igitangaza gikomeye, abwa tundanesheje. Kuzimu mubimenye ko nesheje, mu isi mubimenye ko nesheje, ndetse no mu ijuru bamenye ko nesheje. Abwira satani ati mereza urufunguzo. Abwira urupfu aramubwira ati mereza urufunguzo. Ira n'abadayimoni bavuga ati nta bubasha mugifite kubizera. Nakubwiye ngo isi nyizaniye message ivuga ngo inzugi zose mubona satani aduteresha ubwoba zegetseho. Ku kwezi kwa 12 kubamo ibikangisho by'umwanzi, ndetse no mu yandi mezi yose abamo ibikangisho by'umwanzi. Ariko nzanye itangazo rivuga ngo hegetseho. Hegetseho. Ku munsi wa 2 yinjira ahantu itorero riba ryari rikingiraniwe, ararikingurira. Ibituro by'abera bamwe muri Yerusalemu barabibonye. Wabizera bakimara kumubona baramumenye, bamenya ko azamye intsinzi. Bibuka intsinzi yagiye abana nabo. Witwa Sadurake na Meshake na Bedenego baramubonye, bahita bamwibuka kuko bari baramubonye mu itanura ry'umuriro. Yego. Aravuga ati ndanesheje. Dawidi ahasinziriye ngo amubonye aramwibuka, yibuka ajyana nawe kunesha Goliyati, aravuga ati ndakwibutse ndakubonye. Simiyoni aravuga ati n'ubundi nari mvuye mu isi muteruye, ni umucunguzi, aranesheje. Ku munsi wa 3 arimuka ajya mu cyumba nacyo gikingiranyemo abatizera Imana. Babwire ko batangarize ko abantu bose batizera Imana nibayisenge by'ukuri muzapfa kandi mwe kwibuka. Yego. Nzanye itangazo rivuye mu bumana rivanga umuntu wese uzi ko atavutse ubwa kabiri, ngo abe yaravutse kabiri, urupfu rwe rumutegereje, azapfa kabiri. Niba azi ko atavutse kabiri azapfa kabiri, ariko umuntu wavutse kabiri azapfa rimwe. Yesu akimara kuzamuka yahawe ubutware bwose, niko ijambo ry'Imana rivuga. Aravuga ngo nahawe ubutware bwose. Tumushimire ko yahawe ubutware bwose. Yambuye satani urufunguzo. Hari igihe umuntu ahura n'intambara zikomeye z'ubuzima. Kamfata urugero rwiza, umuntu akarwara akajya mu bitaro, umwaka wa 1 ugashira, undi wa 2 ugashira, yajya abona abafite ubuzima akagira ngo uwo muryango urakinze kubera ko wicaye inyuma yawo. Ariko ndagira ngo mutangarize ko ku kwezi kwa 12 Imana y'amahoro ivuganye nanjye, ikinguye uyu muryango. Amen. Wegetseho. Amen. Hari igihe umwana w'umukobwa avuka akavukira amezi 9 nk'abandi, imyaka y'ubukuri kagera, leta yemera 21, abangana nawe bagashinga urugo, we bikanga, 25 igashira, 26 igashira, akagera ku rwego agera kuri 30, bakamwita ngo arataranitse. Imboni z'amaso ye n'ibitekerezo bye bikavangura urugi rw'urushako rukinzeho. Ariko Imana yambwiye ngo mbatangarize ngo urugi Imana irarukinguye kuko niyo ifite urufunguzo. Yego. Hari igihe umuntu nabaho agakena akagera ku rwego isi yose ibona ko ari umukene, yaba muri korari abamo, yaba mu buzima abamo, akabona ko ku buzima buranze. Ariko Imana ishimwe ko yazamukanye ifunguzo, uru rugi narwo rwegetseho. Amina. Witwa Hana yageze ku rwego abona inda ye yarazibye, yasenga akagira ngo Imana nimwumva. Ariko dushimira Imana ko ifite urufunguzo ruzibura inda ibyara.
agera ku rwego ajya gusenga, yinjira mu rusengero atewe umubabaro n'umukeba we witwa Penina. Ngo Penina yajyaga abyara akajya mu rusengero akajya gushima Imana, agahagarara mu materaniro akavuga ati ndashima Imana, Imana yatugiriye neza twebwe n'umuryango wa Elukana ndetse na Hana, nubwo Imana yazibye indi byara ya Hana, abana Hana yari kuzabyara Imana ishimwe ko yabampaye. Umunsi umwe bitera Hana umubabaro, ngo aragenda yinjira mu rusengero ajya gusenga. Haleluya. Muririmbyi wa 62 yaririmbye indirimbo nziza, aravuga ngo mu gihe umuntu asenga ngo umutima we urazamuka ukajya ku Mana, ngo ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Aya mezi yashize ashobora kuba yarakubereye amezi adasanzwe, Satani akakwereka ko haginze, ariko nagira ngo mbatangarize ko niyo wagumya wicaye inyuma y'urwo rugi hegetseho. Amen. Ngo Hana yumvisha ishimwe rya Penina, aravuga ngo Mana, uhereye uyu munsi ngiye mu nzu yawe. Ngo aragenda atangira gusenga bitandukanye nuko yasengaga, atangira kujya acira Imana amasiri n'amarenga, akajya yibwira ngo Mana, ngo urabireba, ngo nyeneye guheka, nyeneye kubyara. Umutambyi amwitegereje aravuga ngo ese wa mugore we utangiye kuza gusindira mu nzu yanjye. Haleluya. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo sinasinze ahubwo ni umubabaro, kuko Uwiteka yazibye inda yanjye ibyara. Hana arangije yumva ijambo ry'umutambyi, nanjye nzanye amagambo y'ihumure ku buzima bwawe. Umutambyi Elukana aramubwira ngo genda uyu munsi Uwiteka guhire, uyu munsi nanjye ndumva nzanye ijambo riguhagurutsa kugira icyo gisasiro urwariyeho. Uhaguruke, ntago inzugi rwose z'uburwayi zegetseho, Yesu afite urufunguzo rwo kunesha uburwayi. Amen. Mu ijambo rye dufite riravuga ngo mukoze ibiganza ku barwayi bagire gute bakire. Hano uwo munsi atahana Samweli. Imbaraga zitwereka ko hegetseho ni ziri mu bumana bw'iby'Imana yakoze. Imbaraga zitwereka ko hegetseho nibyo Satani yaduteje ubwashize, ariko Imana ikaba yaratuneshereje. N'uyu munsi dufite ibyiringiro, nibi mubona mumenye ko byegetseho. Uyu mwana witwa Samweli yarakuze aba umutambyi mukuru kugera ku rwego yimika abami, aba umutambyi mukuru kugera ku rwego ari we wimika abami, ngo yimika uwitwa Sawuli. Amaze kumwimika, Sawuli agomera Uwiteka. Uwiteka umunsi umwe ajya kwa Yesaya, abona mu muryango wo kwa Yesaya harimo umwana ufite umutima umeze nk'uko gize gute ashaka. Avuga ati mugende mu munyimikire. Umwana arakura kwiza imbaraga, agera ku rwego atangira kujya korana imirimo y'Imana n'ibitangaza mu ishyamba, agera ku rwego ajya gusura bene se ku rugamba. Ngo ageze asanga umuryango ukinze witwa Goliyati. Abisiraheli bibereye mu myobo bavuga ngo Goliyati we turabona hariho serire hafunze neza, ariko ngo ahagarara mu mbaraga z'ubutware. Ngo yitegereje Goliyati yibuka ko Yesu yanesheje. Amen. Aravuga ati byanze bikunze ruriya rugi Goliyati yakingiranye Abisiraheli rwegetseho. Nzanye ijambo rivuga ngo hegetseho, mbazaniye message ivuga ngo hegetseho. Nimuterwa ubwoba nuko mubona Goliyati areshya, nimuterwa ubwoba nuko mubona ubuzima cyangwa intambara z'ubuzima zimeze, mbatangarize ko hegetseho. Amen. Ni Imana ifite ubushobozi bwo kujya kuzana abantu banyu bari mu magereza, kuko yigeze kujya gukura umuntu witwa Petero muri gereza ngo bashaka kumwiyongeza. Abitorero barasenga. Imana ifite imbaraga zo kujya gukura abantu banyu bari mu magereza, kandi mugasangira uyu mwaka mu mbaraga z'ubumana. Mbatangarize hegetseho. Evo ari igihe umuntu abaho umwaka wa mbere ugashira, akajya abona abandi bari guterura abana mu rusengero, agafata undi wa kabiri bakaza gushima Imana, we bikanga. Mbatangarize ko nubwo byanze imbere y'Imana, Imana ifite urufunguzo. Amen. Ijambo rivuga ngo abana n'umwanda uva ku Uwiteka yirwa ikirimba kibuzuye. Muhumure, Imana izabakingura izo nzugi mubona ko zegetseho. Amen. Uzi ko hari igihe umuntu azakicara inyuma y'urugi, akicara agategereza akamara amasaha 3, yakora ku rugi agasanga ntago rwari rukinze, agasanga rwegetseho. Nzanye message ku bantu bose bagiye bahura n'intambara Satani yateye ubwoba, mbabwire ngo izi nzugi zose zegetseho. Uzi umuntu wicara agafata diplome ye agashyiraho na perime ye, akayimarana umwaka wa mbere, akayimarana undi wa kabiri, akajya ahura n'abandi batwaye bari gushima Imana y'ibyo Imana yabakoreye. Ariko ndagira ngo ngutangarize ko muri uku kwezi kwa 12 izwo rugi nawe Imana irakubwiye ngo kingura, hari hegetseho.
hari igihe umuntu yicara akaba hari umusore akajya abona abandi bari kuberekana mu rusengero akaba ngo Mana ngiye uzankorera igitangaza ryari, ndagira ngo ngutangarize ko uwo muryango Imana igize gute iweguyeho. Injira mu bwami bw'Imana. Hari igihe umuntu akora ibyaha akajya yibaza ngo ese ngewe nzasenga gute, ngewe nabona imbaraga zo gusenga gute. Ukajya ubona abandi bantu bafite imbaraga z'umwuka wera, buzuye umwuka wera, ariko mu mfunguzo Imana ifite n'urwo rufunguzo Imana irarufite, uwo muryango nawe Imana nakubwiye ngo wari wegetseho. Injira mu bwami bw'Imana. Ubu dufite abantu ibyaha byajengereje, byamereye nabi, byishe, ariko nagira ngo mbatangarize ko uwo muryango nawe wegetseho, wakinjira mu bwami bw'Imana. Ayiwe, hari igihe umudamu abaho arira mu rugo rwe, akajya abona abandi bafite amahoro mu ngo zabo, akajya abona bimeze neza, akaba atariko se Mana kuki ngewe wampitiye mu rugo nk'urunguru, ariko uwo muryango nawe wegetseho. Imana irakubwiye ngo injira, nawe ugiye kugira urugo rwiza. Hari igihe umuntu aba afite abana akabona bamunaniye, akabona babuze minerivare, akabona ko iyo nzira ifunze, ariko nagira ngo ngutangarize ko iyo nzira idafunze. Yesu nayo yagikukingurira ukagira gute ukinjira. Uku kwezi kwa 12 ndumva satira ku musozo kuri message yanyu. Ni ukwezi kuba kugoye abantu, ni ukwezi kuba kugoye benshi, ariko ndumva magaranye n'imbaraga z'Imana isumba byose ku bantu badukurikira umunsi ku munsi. Ndumva nshaka kubaturaho ubwiza bw'Imana ngo bazambuke uyu mwaka wa 2023 bagere muri 2024. Ndumva nshaka kubatongera mu maso y'Imana, nkuko Paulo avuze ati ntongeye itorero ry'Imana. Nanjye ndumva nshaka gutongera mu maso y'Uwiteka. Umuntu wese ukurikiye iki kiganiro, umuntu wese ukurikiye ubutumwa, ndamutongera mu maso y'Imana. Imana isumba byose izamwambutse mugeze 2024, kandi imbaraga z'ubumana zizabane nawe. Ndasenze mu butware bw'Imana isumba byose, ubwiza bw'Imana yo mu ijuru buzambukane n'umuntu wese udukurikiye 2024. Bazambukane mu bwenge, Imana izabaho ubwenge, Imana izabaho ubuhanga, Imana izabaho ubushishozi, Imana izabagirire neza. 2024 bazayambukanemo ubutsinzi bw'Imana. Imana izabaha amahirwe, Imana izabaha amahirwe yayo. 2024 ndahamagara Imana isumba byose yambukane n'aba badukurikiye. Imana izambukane namwe, ibaha umugisha. Uzababera umwaka w'umugisha, uzababera umwaka w'amateka, uzababera umwaka w'umutekano. Imana izabambutse, Imana izabambutse 2024 muzawambukanemo umutekano. 2024 ndahamagara ubwiza bw'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana. Umuntu wese udukurikiye muri iki kiganiro azambuke 2024. Haleluya, afite amahoro ava ku Mana. Imana izabambutse 2024 mufite amahoro yuzuye. Sengeye igihugu cyacu, Imana izatwambutse 2024 igihugu cyacu gifite umutekano wuzuye. Imana izatwambutse 2024 igihugu cyacu gisendereye amahoro. Imana izatwambutse 2024 igihugu cyacu gifite umugisha. Imana izatugirire neza, Imana izatwambutse, Imana izatwambutse. Ndagira ngo batangarize ko abantu mufite intambara, Imana igiye kutwambutsa 2024 idukinguriye imiryango y'ibigeragezo. Imana igiye kutwambutsa, Imana igiye kutwambutsa, Imana igiye kutwambutsa. 2024 uzaba umwaka w'amateka, uzaba umwaka w'amahirwe, uzaba umwaka w'umugisha ku muntu wese wizera Imana, ku muntu wese wiringira Imana. Uzaba umwaka wo guhahira abandi baburiye, uzaba umwaka w'umunezero, uzaba umwaka w'ibyishimo, kandi uzaba umwaka w'intsinzi. Imana ibambutse, Imana ibambutse, Imana ibambutse, Imana ibambutse. Amen, amen, amen. Roba, urakoze cyane kubw'iyo message uduhaye. Yego. Abantu wenda bashobora kuba batinyaga inzugi zegetseho, bazi ngo zirakinze, ariko hegetseho, ariko dusanze zegetseho. Yesu afite urufunguzo, niwe wanesheje. Ziratontoma ariko nangariza abantu ko hegetseho. Yego. Ubwoba nibushire, hegetseho. Yego. Roba, urakoze cyane kubw'iyo message. Yego. Kubw'iyo message rwose, kandi urakoze kumvira Imana no guhumuriza abantu bayo. Yego. Hari igihe abantu bahora bumva message gusa
zibahahamura ni muhumure Imana yavuze ngo hegetseho. kandi wakoze no kudusengera kwifuza kukuvugisha. Yego. Nimero yawe 0788 52 1 6 6 18. ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom.